Minerval se bimeze bite, nta bundi buryo bakugenda ucyabimeze bite, dusobanurire muri rusange. Anye naba nashatse no kugurisha akazu nari mfite. Ubwo ngubwo nako narakuye kuri mama ndavateka nagurisha nayo ndebe ikintu nakora ndebe uko wenda najya no kwiga. Ariko nyuma yaho banze kubyanga. Aravati ntabwo byakunda ari mukadata bafetere. Aravati ngo ubwo ngo urashaka kujya kugura abavuka ngo ndege kugira ngo nkuyimigabane ngo ntabyo ngo ibyo ngo uzabona. Avanga ngo umwana widirisa. Ibyo ngo ntabwo ngo bindeba. Ubwo rero ngo ibyo gukora byose ngo nashaka ngo uzabivemo ngo nawe nta kintu byakumarira. Icyo navuga nuko wenda nk'Abanyarwanda twagakwiye gufata neza abana bacu ntitubatererane kandi nabwo tukabashyigikira bagatera imbere akagira ikintu bakora. Uko kwirirwa umuntu yicaye nta kintu yakora yirirwa zerera ibyo bituma abantu benshi bakora ibitakabaye bikora. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane, reka nizere ko abakunzi ba Tasi TV show aho muri hose Uwiteka ari kubandebera icyoroshye. Ni The Creator Erica Blessing chairman w'icyaro cya Smith n'andi menshi atandukanye. Rero murabizi ni kwa kundi twimanukira tukagira ahantu tukamenya ngo ni ibiki bijya mbere mu buzima bwacu bwa buri munsi bimeze bituye. Umunsi rero ntabwo nigeye nyine kuri kamera za Tasi TV show, ahubwo ndi kumwe n'umusore ngezeho. Reka tangira bibwira umenye ngo ninde. Karibone kuri Tasi TV show. Murakoze, nitwa Niyonkuru Janvier. Niyonkuru Janvier. Niyonkuru Janvier ni muntu ki? Ni umwana wibera mu ikaritsiye hano ku mucanga. Iyo uvuze ku mucanga ubwo umuntu ashatse kumenya ko ari hehe, kuko ku mucanga ntiwamenya ngo ni hehe. Hano mu Kagarama hafi aho mu izo karitsiye. Muri karitsiye za Kagarama ngira ngo abantu bazi muri Kicukiro aho hantu ni bahita ku mucanga. Za Nyacyonga ukuntu ahantu hameze ukuntu ngira ngo n'amazu numwe murabona ukuntu bihagaze. Umujene umeze neza? Meze neza kabisa. Mbere aho biragenda gake gake ngo umuntu ahumeka muri iminsi nicyo cyambere. Ari cyo cyambere umuntu ashima Imana. Mu busanzwe se umujene ukora iki? Nkora ibiraka nyine nk'ibisanzwe, iyo mbonye abo ntwaza amazi ndabatwaza. Nkanateka. Hari naho njya guteka nyine mu ikaritsiye. Nkagenda mbona amafaranga gutyo nyine ngakorana n'abaturage neza kugira ngo yende ko natera imbere. Birumvikana cyane kandi ngira ngo umuntu wese ukurikiye Tasi TV show turakora kugira ngo tubeho. Kubera ko utakoze ntago wabaho, bisaba kugira ngo ukore kugira ngo ubone ubuzima buzira umuze. Umujene biri kugenda gake gake. Rero nkugezeho utazi ko ndi bukugereho. Nanjye birantunguye rwose. Biragutunguye. Bituma hari ikintu ushobora kumbwira ati twicare kuri kamera nkubwire uko bimeze. Nanjye numvaga nabaganiriza wenda nk'abaturage b'Abanyarwanda bari kundeba, bakaba hari ikintu bandiraho nk'inama se cyangwa bakamfasha. Kuko nanjye ndarahohotewe nyine umuryango navutsemo bandeba nabi, bantwara nabi bitewe n'uko ngo dusangira ngo nshaka kubaka ibintu by'imitungo, ariko nyine baramuhoteye kuko ninjye basigaye mu rugo. None nta kintu baba bambwira, nayo kwishyura nayo kujya kwiga nayo bakayanyima. Ndetse muri make baramuhotera rwose. Ndasaba ko nk'abambona se cyangwa ababona kuri kamera ndi kuvugiraho bavuga bamfasha ajyana nanjye ikintu byanyunguriraho rwose. Wenda uravuze uti narahohotewe mu muryango, hari ukuntu bitagenze neza. None nk'umuntu yakibaza mu buhe buryo wahohotewe, mu buhe buryo byagenze bite? Tunyuremo muri make ujye kutubwira inkuru yawe ukuntu, dore ko watubwiye ko uri na niyo nkuru, ujye kutubwira inkuru yose ukuntu ihagaze bimeze bite, ubundi muri rusange udusangiza inkuru kuko uje kuri kamera uje kuyidusangiza. Tubwire aho byatangiriye byagenze bite ubundi. Abantu byagenze, ndi umwana wavutse mu bana batatu, ubwo nanjye nza ndi uwa kane mvutse ku mubyeyi umwe. Mukuru wa papa abyarana na mama abahungu babiri. Murumuna we ariwe papa wanjye nawe abyarana na mama umukobwa ariwe bita mushiki wanjye nyine wari umuhoza.
nanjye arambyara ariko njye biza kurangira papa apfuye tutanabonanye na mama ataransobanuriye ariko kugenda mbona ukuntu imiryango intwara nabi baza bamwe namwe bagenda bemeza yuko nyine ari papa wanjye yego ariko kugeza ku isaha mfashwe nabi nyine mu muryango ndasaba ko ari ikintu bamfasha nk'abari kunywa. None ni ukuvuga ngo sinzi wenda niba hari ikindi kintu utarimo uratubwiraho neza bagufasha nawe mu buhe buryo, ese urumva bakwimye minerivare, ese bimeze bite, nta bundi buryo bakugendaho cyangwa bimeze bite, dusobanurire muri rusange. Anye naba nashatse no kugurisha akazu nari mfite ubwo ngubwo nako narakuye kuri mu Rwanda batekana gurisha nayo ndebe ikintu nakora ndebe uko wenda najya no kwiga ariko nyuma yaho banze kubyanga avati ntabwo byakunda ari mukadata bafatire avati ngubwo ngo urashaka kujya kugura abavuka ngo ndege ngo kugira ngo nkuyimigabane ngo ntabyo ngo ndebe ngo uzabona avanga ngo umwana widirisa ndebe ngo ntabwo ngo bindebe ubwo rero ngo ibyo gukora byose ngo nashaka ngo uzabivemo ngo nawe nta kintu byakumarira kandi ngenda ndashaka uburenganzira nk'umwana kuko navomye ayo mazi abasenyeye izo nkwi nanjye ntako nagize nabaye nk'umwana mu rugo nuko nyuma baje kuntererana ariko icyo nsaba nka leta yandenganura kuko ndarengana pe ntabwo umwana yazajya abura ababyeyi bose ngo abeho nabi kandi yagafite aha akamushyigikiye nawe akagira icyo ageraho. None ntaguciye mu ijambo ako kazi uvuze bari kukwirukanamo karahari wakatwereka nta kibazo? Karahari. Ngo washatse kukagurisha ngo bigenda bite? Barabyanga birangiye banafotoje batanabimbwiye. Barahafotoje? Ubwo bahafotoje se ku buhe mpamvu? Kandi watubwiye ko ako kazu arakwakuye kuri mama wawe. None ngo impamvu bahafatiriye ngo nuko nyine ngo nabona amafaranga ngo nkagura umwavuka ngo nkajya kubarega kugira ngo bamenye nyine ibyo kwa data. Bantu mukurikiye Tasi TV Show ngira ngo rero murumva ukuntu biba bimeze muri iyi si. Ntabwo biba byoroshye wenda buriya umuntu ashobora kuvuga ngo gutya ukibaza ngo bimeze bite, ariko iminsi turimo ni mibi kabisa. Niba wumva koko umuntu wowe utekereza ko yakora ikintu kugira ngo ahubwo muhangane, cyenyeka kwihangana atari byo rya mbere kabisa mu buzima bwa muntu. Kumva ngo ndagurishe, urumva n'akantu umuntu yahawe na mama we barimo baramugendaho ngo bakagurishe, cyangwa se urumva kujya gufotoza n'iyindi kesi, hari uburyo kiba babipangamo. Ngira ngo wenda kuri abakurikiye Tasi TV Show muri kureba inzu ukuntu imeze n'ukuntu iteye, nawe urebe ukuntu ibintu byakaze muri iyi minsi. Niba ubona uyu mujene ngira ngo urimo uramureba kuri Tasi TV Show ko ahagaze, yakabaye ari umujene witeje imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kuba ari imfubyi ntabwo byagakwiye kuba ariko kuvuga ngo yatereranwa cyangwa se yagendwaho. Ngira ngo rero n'ubuyobozi, ngira ngo uko dufite ubuyobozi bwiza icyo kibazo babirebe, amakuru atangwe bigere kure. Ese wenda hari uburyo kiba bigejeje mu buyobozi byibuze? Ni ikibazo negejejemo barakuvuga ati nagurisha inzu nyine barabyanga, uko byanga noneho birangira ahamagaye nyine mukadata ahamagaye Munyesibo abwira wari kwagura ngo ntibishoboka, ngo namubwire yuko bitakunda ukagurisha ntibyashoboka. Birangira no ari kwangurira nawe ahise abyanga. Kandi njyewe nashaka kugira ngo wenda ndebe ko nakwiga cyangwa se nakwiteza imbere nanjye nkagira ikintu nakora. Ngira ngo rero ukurikiye Tasi TV Show ni bya bindi, ni ya mihanda, ni kwa kwikatisha tukamenya ngo ni ibiki, tukamenya ubuzima bwa buri munsi bw'abacu, abo tuvuga ururimi rumwe ndetse n'abandi tutavuga ururimi rumwe. Ngira ngo isi turi abantu bamwe, one love, nicyo cya mbere. Ngira ngo wowe ukurikiye Tasi TV Show nawe ushobora kutubwira muri comment ngo bimeze bite, byifashe bite, se wowe urabyumva gute? Ese ari wowe biriho wakumva bimeze bite? Wenda gira ikintu usoza ugira wenda icyo ubwira abantu bakurikiye Tasi TV Show n'abantu gira icyo usoza ubabwira muri makeya. Njyewe icyo navuga ni uko wenda
nk'abanyarwanda twagakwiye gufata neza abana bacu ntitubatererane, kandi nabwo tukabashyigikira bagatera imbere bakagira ikintu bakora, kuko kwirirwa umuntu yicaye nta kintu yakora yirirwa azerera nibyo bituma abantu benshi bakora ibitakabaye bikorwa, bakora ibintu bibi. Birengeye icyo nasaba nuko leta nuko turenganura tukagira natwe ikintu twigezaho tugateza imbere igihugu. Murakoze. Ngira ngo rero nibutse turakora subscribe kugira ngo ibiganiro byinshi bijye bitandukanye by'ubu na 5/5. Reka nkomoze kuri kano kantu uyu musore avuze cyase nk'ibi biba bibaye kuri uyu musore, reka mbikomoze. Ababyeyi niba ubona hari icyo ushobora gufasha umwana wawe wimubonamo ikibazo, ahubwo mwicaze umenye ko bimeze bite, kuko njye mbona ari wo mwanzuro muzima. Guhora ubona mu mwana ikibazo mbona atari cyo kintu kizima wagakwiye kubona nk'umuntu mukuru, ukamubonamo ko nkaho atafite icyamaze. Urukundo rwarabuze ngira ngo ntirugihari, sibyo? Ariko tugerageze, nyamuna tugerageze, tugerageze. Ngira ngo rero ibiganiro byacu nakagaruka ni The Creator, Erica Blessing. Ciao.